Hello friend and family, this is Habibu Kibuto. Reka mwese mo kubana nanjye nizere ko mumeze neza. Nitwa Habibu, ninjye murimo murabona kuri kamera. Sidara guys, amakonti y'abantu yayatwitse yayamaze. Ibi ngibi nimbivuga ntugire ngo ni bya bindi, ntugire ngo ni ukujokinga cyangwa se ni biki. Abantu benshi bamaze gufungirwa konti mu gihe gitoya. Ibi ngibi byagenze gute guys? Niba ari bwo bwa mbere umbonye, reba aho hantu handitse subscribe uhakane. Reba ku ruhande yaho nanone hari akantu kameze nk'inzogera nako ugakando guys. Reba kandi kantu kameze gutya, ubwo ni like uyikando maze ubundi tubane. Jya muri comment hasi utwandikire guys. Abantu benshi amakonti y'abasidara barimo barayatwika. Ese sidara ni ibiki? Sidara byagenze gute kugira ngo ifate umwanzuro wo kuba yatangira gutwika konti z'abantu? Nkwibutse sidara nubwo ari umushinga mwiza, ariko ni umushinga nanone ugendera ku mahame akakaya ya Kisilamu. Ngira ngo abayisilamu murabizi neza yuko ikintu kijyanye no kurya indimi, ikintu kijyanye n'amanyanga, ikintu kijyanye no kwigwizaho ibintu mu buryo butemewe guys ntabwo bagikunda. Ni nayo mpamvu iyi sidara igendera ku mahame ya Sharia. Niba rero hari uturiganyuzi wakoze muri sidara guys, wicara ubizi yuko umunsi isaha uzabyuka usanga account yawe bayitwitse. Ese birimo biragenda gute? Ndaza kuguha ijwi gatoya wumve ku muntu urimo utanga ubuhamya bw'ibintu byamubayeho. Ariko mbere yuko kiramo ijwi, reka nkubwire ikintu kirimo kiratuma sidara ifunga amakonti y'abantu. Nyuma nuza kumva iri jwi uraza nawe kwihera amaso. Reka nkubwire ukuntu mbitekereza. Uzi ko hari abantu muri sidara bagiye bafata sidara bakagurisha konti yabo, ariko nabwe ngo muzagurisha. Ni gute umuntu agurisha konti yaratanze n'ibyangombwa? Ese wowe ugura konti y'umuntu kandi yarayikoreye KYC, ubundi uba wizeye neza yuko iyo konti ari yawe cyangwa se uzayana? Guys, mwagiye mutekereza? Ariko narabwe ngo mujye mutekereza. Icyo iyo mbivuze bamwe bajya muri comment bakanuka, ariko guys nyamara buramba ndi kubibira akabamo. Ni gute ufata konti y'umuntu yakoreye KYC, yatanze ibyangombwa bye, yashyizemo ID irimo amazina ye, ukamwishyura amafaranga ngura gusa? Ese ubundi uba wizeye neza yuko iyo konti uzayiherana? Dore rero ikintu kiri gutuma sidara ifata umwanzuro wo kuba yafunga akaunti z'abantu. Aba bantu bagiye bagurisha amakonti yabo bakongera bagaca ku ruhande, bakongera bagafungura nanone bakinjira muri sidara, bitewe nuko muri ino minsi hari companies zirimo zirakora validation. Mwibutse ko hari na company zagiye zikora amanyanga mu bijyanye na validation, cyane harimo company z'aba Nigeria. Abangaba bakoze amanyanga kugeza nubwo begeze gufata nanone abantu babaye verified muri Nigeria, amakonti yabo barayafunga. Ariko nanone mwibutse, ntabwo ntekereza yuko mu Rwanda kuba wenda nubwo dufite company ikora validation yaba yarakoze amakosa kugira ngo bafunge akaunti z'abantu. Kwa yuko ntekereza ko habaye mu ikosa mbere na mbere sidara yabanza guhagarika ya company yakoze irimo irakora validation, bitewe nuko wenda hari ibyo itatunganyije, then nyuma ikabona gufunga akaunti z'abantu. Ahubwo dore ikintu kiri gutuma bafunga akaunti z'abantu, nyine ufashe konti, ugiye muri sidara, uriyandikishije, utanze ibyangombwa, ukoze KYC, ukoresheje validation, ibaye approved, ugahita uyigurisha umuntu. Wamara kuyigurisha umuntu ibyo ukumva ntibihagije, nanone ukavuga ngo ugomba kongera gutunga konti ya sidara, ukongera ukiyandikisha muri sidara, nanone ugatangamo ibyangombwa, warangiza nanone ukajya kongera gukoresha validation. Guys, ubwo ni ubugegera, ubwo ni ubusamba. Nayo mpamvu iyo kwa timu ya sidara bibonye itibona yuko nyine bya bintu yanga, ya mategeko igenderaho y'ubunyangamugayo, wowe utari nyangamugayo, bityo yaba konti wagurishije yaba iyo ufite zose bagahita batwika. Ese uyu muntu muri uyu muntu guys, reka mbashyiremo uyu muntu gato yamubanze mu mwumva, ubundi nimumara kumwumva ndakubwira noneho nawe wiyumvire ukuntu bimeze. Eze kote zimwe barazifunga bahereye ejo nijoro, ujya gukora mining ugasanga account yabaye deactivated, ariko ntabwo turamenya ikintu bazifungira kuko nanjye maze gufungiza zigera nko muri enye. Hari n'undi bamaze gufunga zirenga 5, n'undi bamaze gufunga zirenga enye nawe. Ariko wenda amakuru tumufite dukuru bamwe na bamwe avuga ko ariko akunda abantu baguraga amakauti, yamara kuyigurisha agahita afungura indi kote
agahita yigirisha nayo verifiye, ubwo urumva bibaye deprecated. Niyo makuru tumaze kumenya, ariko ntituzi niba yizewe nuko nk'uko bimeze. Guys, wabyumvise ariko ibi bintu urimo urabyumva, arivugira ngo batwitse konte ze enye. Ni gute ubundi umuntu agira konte enye gute zimubaruye? Ibyo bintu urimo urabyumva, ni gute umuntu agira konte enye ngo hari n'uwo ngo batwikiye ngo konte 5? Utunga konte 5 ziri kwirangamuntu yawe gute? Ubwo se nkawe ntiwizize kweli? Rero murabizi yuko abayisilamu guys, abayisilamu ibintu byabo bigenda ku murongo. Ni nayo mpamvu iyi coin ya Sidra ngubwiye ngo igomba kuzaba iy'amateka, ikindi igomba kuzagendera ku murongo. Murabizi ikindi, murabizi yuko ntabwo buriya abayisilamu murabizi n'amabanki yabo buriya hari ibintu atajya akunda, ntabwo ajya akunda inguzanyo ifite inyungu nyinshi. Buriya amabanki menshi y'abayisilamu guys aguriza umuntu ku nyungu ntoya ku rwego rushoboka, kugira ngo hari nabo bashaka kuyaguha uko ukazayabasubiza uko wayabahaye, wenda bakarenzaho utuntu duke ko kugira ngo babone uko bahemba abakozi babo ibiki byose, ariko guys batanga amafaranga ku nyungu iri hasi. Rero aya mabanki yandi bo niyo mpamvu Sidra ndeka ko yatinze kujya ku isoko, kubera yuko murabizi nk'ubu ntabwo muri Qatar aho icyicaro cya Sidra kiri, ntabwo bari bemeza neza nka icyo bita USDT nk'uko yaba stable coin, kandi Sidra igomba kuzajya iswapingwamo muri USDT. Ntabwo rero bari bayemeza ko neza burundu, nubwo ikora ariko ntabwo bari bayemeza nka coin cyangwa se nk'ifaranga ridahindagurika rigomba gukora muri Qatar. Nubwo rikora ariko rikora mu buryo nyine buteruye. Rero ibi bintu byatumye na Sidra itinda kujya ku isoko, bitewe nuko ibyo bintu byose by'amanyanga, inyungu z'imirengera za hato na hatoya ntabwo bo baba bazikunda. Niyo mpamvu Sidra ibintu byabo bigenda ku murongo guys. Noneho niba ushaka kuzana izo nyungu zo kumva ko ugiye gutunga konte 5, ngo kubera yuko Sidra ritanga paye ebyiri, kumva ko konte 5 ku munsi uzajya urarumayinze Sidra 10, akaba ariyo mibare uri kubara ngo ugire nyinshi guys, ntabwo bizaguhira pe. Icyo nicyo kintu ntekereza kiri gutuma abantu Sidra zabo bazitwika, nk'uko uyu muntu mu byumvise abivuze. Niba ufite konte nyinshi guys, rekeraho pe. Niba ufite agakonte kamwe, aho kugira ngo ushake ngo ugiye gutunga ngo konte 2 ngo konte 3, ahubwo shaka ukuntu ushaka udufaranga ugure Sidra, wongere utwo ufite utubike kuri wallet yawe, aho kugira ngo ushakire ubwinshi mu mazi kandi utazatunga. Ikindi kintu nanone gishobora kuba kiri gutera abantu kuba bafungirwa amakonti, ni ukumayininga konte zirenze imwe muri telefoni imwe, ukoresha IP address imwe. Ibyo nabyo bihita bigaragara yuko harimo ubujura, harimo n'uburyarya, harimo no kwikunda no kwikubira byose. Guys, ni amakuru naguhaga yo muri Sidra kugira ngo ube careful, witonde urebe neza. Wakoze kunkurikira, wakoze kubana nanjye. Tuzahure mu yindi video ikurikira. Ndabakunda, ciao ciao. Ngaho mutwandikire muri comment mutubwire uko bimeze. Ese nyandikira muri comment mubwire nawe hari abantu uzi baba bafungiye account zabo. Mwakoze kubana nanjye, mwakoze kunkurikira. Tuzahure mu yindi video. Ndabakunda, ciao ciao.